gukurikira umuziki nk'abanyamuziki muri mubiki mu rwego rwo gushyigikirana mu bitekerezo no mu kuzamurana mu mpano binyujijwe mu buhanzi, hagamijwe kurandura burundu ubukene mu bahanzi b'ingeri zose ndetse n'ikoreshwa ry'ibihangano mu by'ubwenge bikoreshwa n'abatari ba nyirabyo nta n'uburenganzira babifitiye. Mu ndimi z'amahanga nibyo bita piratage. Kubw'iyo mpamvu Horiwacu TV Entertainment ku bufatanye n'urugaga rw'abahanzi ndetse n'abahanzi bakurikira aribo Jayden the Rapper, West Walkers, Jayden the Rapper, DJ Rudy. Nibaza niba nanjye hari umunsi nzarya nkahaga. Batangije igikorwa cyo kubakana nk'abahanzi mu by'ubwenge, batoranya indirimbo nziza 8 ziyongera kuri 2 zamaze gutoranywa, hakazakorwa n'izindi 2 zizahurirwaho n'abahanzi bazitabira icyo gikorwa. Nawe muhanzi uherereye mu mahanga ya kure ntuhejwe, witinya witinda. Iki ko ari igikorwa kinyamibwa, ni iki cyatuma utohereza indirimbo yawe yakunzwe kurusha izindi, nawe ngo urebe ko wakwisanga muri uyu murongo ugana iterambere no kugira uruhare mu iterambere ry'igihugu. Iki gikorwa cyo gutoranya indirimbo no kumurika ibihangano mberajisho aribyo bita ubugeni, kuba bishaka kizasozwa tariki 31 z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'2025. Ukeneye ibindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukatwandikira kuri telefone 078361 no kuri iyi email horiwacu TV Entertainment @gmail.com.